Okay, you're welcome on English TV. Muhawe ikaze kuri English TV, ni umuyoboro umwe rukumbi ukorera kuri YouTube ubagezaho ibijyanye n'amasomo ya literature ndetse n'icyongereza. Ubu rero reka nonaha ikintu bahitiyemo ni uko twareba icyo twita literary genres, twazibabwiye ni eshatu: prose, poetry and drama. Hanyuma noneho rero reka turebe ese ibi bintu bya bitandukanye hehe, kuko ejo n'ejo bundi bashobora kukubwira cyangwa se bashobora kugusaba kubitandukanya. Ni byiza rero ko ugomba kuba ubizi neza nta na kimwe gishobora kukwisoba. Ngo ni mu gihe cy'ibizamini uri kubazwa niba uri umunyeshuri cyangwa se mu gihe uri kubyigisha niba uri umwarimu. Reka rero tutagutindiye tubanze tukubwire yuko of course ahangaha ushobora kwigira nyine literature, ukahigira icyongereza. Rero kugira ngo udacikanwa ni uko wakanda subscribe kugira ngo tujye turushaho kugendana nta n'umwe usize undi, notifications zijye zikugeraho aho waba uri hose. Nkwibutse ko ubu ni uburyo bwo kwiga bugezweho mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho ushobora kwigira aho uri hose, waba uryamye, waba uri gutembera, waba wicaye mu modoka, waba uri gukora utuntu runaka tutakurangaza cyane. Ahangaha ufite ekuteri, ukaba ufite telefoni yawe, ukaba ufite megabytes, uhita ushyiramo ekuteri ubundi ukamera nk'uri kwiyumvira umuziki, kumbe urimo urakurikira amasomo. Ejo rero wabitsinda 100%, abantu bakibaza ngo umuntu yigaga ryari. Reka rero mpamagare abakandida please mutujoininge kugira ngo niba udafite n'amafaranga yo kujya kwishyura muri Canada Libre, basi ushaka amafaranga kuri izo bando cyangwa se ugende ujye ahantu hari network, hanyuma ubundi ujye kuri English TV, ubundi byose rusange aho wibereye. Reka rero ntagutindiye duhite dusobanura icyo twita ama literary genres. Twahereye kuri prose. Prose refers to literature which is written in continuous sentences and paragraphs. Ahangaha iyo tuvuze prose nta kindi ni ukuvuga ngo ni uburyo n'ubuvanganzo buba bwanditse mu nteruro ndende zikomeza. Izo nteruro iyo zishyize hamwe ziba paragraphs. A group of sentences is the paragraph. So it comprises of full grammatical sentences which consist of paragraphs. Now ahangaha nyine icyo tuvuga ni uko izo nteruro cyangwa se iyi prose uburyo iba yanditse iba igomba kuba irimo amategeko y'ikibonezamvugo yuzuye, arimo it comprises of full grammatical sentences. Yes, ni ukuvuga ngo iyi ngiyi igizwe n'interuro zujuje amategeko y'ikibonezamvugo, hanyuma noneho zigakora n'ibyo twita nyine paragraph. Nk'uko twari twabivuze, twari twasobanuye paragraph icyo ari cyo. Hanyuma noneho ahangaha twatanga ingero za prose. Urugero ahangaha twavuga ni nka writings as novels. Urugero novels, newspaper, ibinyamakuru, articles and letters, amartikle ndetse n'inyandiko n'amabaruwa bandikira abantu ndetse n'ibindi. Ibi byose byaza mu bwoko bwa prose. Reka dusubiremo ubwoko bwa prose dushobora kubona, cyangwa se urugero rwa prose dushobora kubona. Harimo novels, newspaper, articles, letters and so on. Izo ni ingero baduhaye. Nibakubwira ngo utanga urugero rwa prose, uramenye utazatangira kubara inyenyeri kandi hari tubigusobanuriye. Generally speaking, any writing that involves the use of sentences, paragraphs and grammatical rules is classified as a prose. Donc mu buryo rero rusange tugerageje kuvugisha ukuri ni uko iyi nyandiko iyo ari yo yose irimo ikoresha interuro, uko twabibonye interuro ndende, izo nteruro zakwishyira hamwe zikaba icyo twita amaparagrafe, ndetse iyi nyandiko ikaba yubahiriza amategeko y'ikibonezamvugo nta gushidikanya. There is no doubt that this is a prose. Iyo ngero iba ari prose. Urugero wenda tutagiye, murabona izi note ndi kubasobanura uburyo ziteguye. Ubu ziteguye mu buryo bwa prose. Okay, now waba ufite ikibazo? Niba ufite ikibazo watwandikira muri comment kugira kugusobanurira. Reka rero tuhite dukomeza n'icyo twita poetry. Ubwo ni second literary genres muri literature. Poetry ni iki? Poetry refers to literature which is written in verse form. Poetry donc ni ukuvuga ngo ni ubuvanganzo buba bwanditse
mu buryo bw'amavasi cyangwa se imirongo, verse form, imirongo. Ntabwo ari size, ahangaha dukoresha verse. Dukoresha verse cyangwa se bikaba lines. Poetry almost always written in verses or lines. Poetry iba yanditse muri verses cyangwa se yanditse mu mirongo, and stanzas. So nivuga stanzas ni iki? Stanzas nkuko twavuze paragraph muri prose. Stanzas ahangaha ni a group of lines or group of verses in a poetry. Nibyo bikora icyo twita stanzas. And the one who writes or recite poetry is a poet. Hanyuma noneho umuntu uhimba imikayandika cyangwa se akaba ashobora no kuyivuga bamwita umupoet cyangwa se umusizi. Muri poetry twigamo icyo twita poems, twigamo ibisigo. So rero ahangaha muri prose nkuko twabonyemo ko dushobora kwiga uburyo bwo kwandika dukoresheje interuro ndende, tukandika ibinyamakuru, tukandika udutabo, tukandika inkuru runaka. Hanyuma aho dushobora kwandika ibi bisigo, hanyuma umusizi bamwita poet, hanyuma umuntu wandika novel bamwita novelist. Reka rero twikomereze, reka dukomeze ni poetry. It is a special kind of writing in which words, pictures and sound combine, making a special emotional effect or spontaneous overflow of powerful emotions. Hano rero ni ukuvuga ngo muri poetry usanga ari ubwoko bw'inyandiko bukoresha amagambo, bugakoresha amashusho ndetse n'amajwi. Ibi byose byishyize hamwe iyo bikoze urwunge rumwe, iyo byishyize hamwe, ni ukuvuga ngo ibi bituma ubyumva ashobora kugira icyo twita imbamutima, emotions, yego, ni imbamutima cyangwa n'amarangamutima. Okay, donc ni ukumva hari uburyo izi nyandiko bitewe n'uburyo zanditse ndetse n'uri kuzisoma cyangwa kuzivuga, bituma umuntu yumva agize amarangamutima. Kandi koko nibyo uzumva iyo umuntu atangiye kuvuga igisigo, uburyo abantu batangira gutega amatwi, bikagera naho yemwe bamwe ubona ko batwawe nabyo. Icyo nicyo twita emotions. Ibyo rero biterwa n'iki? N'uburyo uwo musizi yakoresheje ubuhanga mu itondeke ry'amagambo, akagenda akoreshamo imvugo zishushanya ariyo mafoto bavuze, ndetse n'uburyo agenda azamura ijwi arimanura bitewe n'injyana ye uko imeze, bigatuma abantu barushaho gutwarwa. Rero bituma bagira icyo twita powerful emotions. Reka rero dukomeze turebe ese poetry ikindi twayimenyaho ni iki? Poetry is regarded as the oldest form of literature. In poetry we study poems. Of course, poetry rero ahanga ifatwa nkaho aribwo buvanganzo buruta ubundi, ni sekuruza w'ubuvanganzo bwose. Ushobora kwibaza ngo ni ukubera iki? Urugero, niba amagambo yitwa ngo ni wowe karakaba ko mu mara yanjye, ni wowe kagufwa ko mu magufwa yanjye, aya ni amagambo abahanzi bamwe bahimbyemo indirimbo. Hari indirimbo ivuga ngo ni wowe kara ko mu mara yanjye, ni wowe kagufwa ko mu magufwa yanjye. Iyo ni indirimbo y'Abanyarwanda, ni umunyarwanda wayihanze. Ayo magambo rero ntugira ngo hari ahandi yaturutse, ni muri Bibiliya, ubwo bigaragara ko the first people who have ever been created by God are Adam and Eva. So Eva rero ni ikiremwa, umugore, ndetse na Adamu akaba umugabo we. Ahangaha rero Adamu amaze kubona ko Imana imuremeye umugore, Adamu niwe musizi wa mbere watangiye gutomora cyangwa se gutera imitoma umugore we. Ngira ngo rero umenya ari naho abagabo babikomora, wamenya. Aha rero icyo nendaga kubabwira, urwo rwari urugero rw'uko niba Imana yaremye umuntu agahita atangira guhimbira igisigo umugore we, bivuze ko rero ibisigo ari bwo buvanganzo buruta ubundi, kuko nta bundi bwabanjirije ubwo ngubwo, ko ubwo bwatangiranye n'iremwa ry'umuntu. Reka rero dukomeze turebe. Now in poetry study poems, nibyo twari tuvuga n'ubundi muri poetry twigamo poem cyangwa se ibisigo. Niba ufite ikibazo hano watwandikira kugira ngo turusheho kugenda tugusobanurira. Reka rero tujye kuri the last literary genre. Iyo nta yindi ni drama. Drama refers to literature which is written in dialogue form.
drama icyo turi kubona ko nuko ari ubwoko bw'ubuvanganzo bwanditswe mu buryo bw'ibiganiro. Iyo tuvuze dialogue, ubwo hano hariho ijambo dialogue rifite d, yes, d ubundi bivuze tu cyangwa se deux cyangwa se kabiri cyangwa mbiri mu Giswahili. D ni abantu babiri cyangwa se ni ibintu bibiri. Aha rero iyo tuvuze dialogue uvuga ni ibiganiro ariko biba bigizwe n'abantu babiri. Aha rero drama refers to literature which is written in dialogue form. Ni ukuvuga ngo drama yo iyo urebye ku rupapuro iba yanditse mu buryo bw'ibiganiro. Bivuze iki? Ni ukuvuga ngo ahangaha bitandukanye na prose ndetse na poetry, haba hari amazina y'abakinankuru, ukabanza ukandika izina ry'umuntu ugahita ushyiraho ibyo yavuze, hanyuma ukongera ugakurikizaho irindi zina ry'umuntu ugashyiraho nawe ibyo yavuze. Niba ari abantu bari kuganira ukajya ukomeza ugenda ubigenza gutyo paka igihe ushobora kwandikira nk'ikinamico cyangwa se filime cyangwa se n'ibindi amatheatre, of course niyo makinamico. Icyo nicyo twita dialogue, aho abantu bagenda bahererekanya amagambo bakuranwa bitewe n'uko bari kuganira. Reka rero turebe dukomeze tumenye ese drama ikindi twayimenyaho ni iki. Icya mbere tumenye ko iba yanditswe muri dialogue form. It is a form of fictional representation through dialogue and performance. Ikindi ugomba kumenya ko iyo tuvuze fiction ni ibintu by'ibihimbano, imaginary story. So ni ukuvuga ngo umuntu aricara agahimba inkuru yarangiza akayandika ku buryo nyine abantu bajya hariya bakayikina ikaba inkuru iri visual igaragara. Rero iyi nkuru ishoboka kuko habayeho dialogue, ibiganiro ndetse na performance no gushyira mu bikorwa. Iyo tuvuze performance ni ukuvuga ni gushyira mu bikorwa, to put into actions what is written on the paper or to what you think in your mind, of course, and you put them into practice so that everybody can see what you are doing. Alright, so ahangaha ni ukuvuga ngo performance nta kindi ni ugushyira mu bikorwa ibitekerezo ufite mu mutwe cyangwa se ibyanditswe. Aha rero ni ukuvuga ngo drama igomba kugira gute, iba ifite dialogue kandi ikagira na performance. Akantu ukamenye ni ingenzi cyane. It is also an imitation of different actions, of course. Muri performance abakinnyi bagenda bigana ibikorwa bigiye bitandukanye kugira ngo batange inyigisho runaka. Drama should be acted before the audience in order to communicate a message. Of course, ikindi wamenya kuri drama nuko igomba kuba performed. Of course, acted is like performed. They are the same. Don't before the audience, imbere y'iki audience cyangwa se audience ni babandi baba baguteza amatwi cyangwa se bakureba ibyo uri gukora. Drama rero birumvikana igomba gushyirwa mu bikorwa imbere y'abaje kureba, hanyuma noneho bakagira gute bakakira ubutumwa babageneye. It includes conflict of characters that perform in front of the audience on stage. Of course hano haba harimo aba characters ariko bakaba bafite ibyo bagomba gukina. Conflict ahangaha turaza kubyita nk'ikintu runaka baba bari kuvugaho, bashobora kuba bacyemeranyaho cyangwa batacyemeranyaho. Ibyo rero nibyo bituma iyo performance ishoboka. Hanyuma noneho bakayiperforminga. Iyo drama must be performed. Aka kantu ukiteho mpayilayitinze gutya rwose, reka nkagire red kugira ngo ubimenye ko drama igomba kuba iri performed on stage. So now reka ngire ama highlight ngenda nkora agomba gutandukanya drama n'izindi literary genres. So then these keywords that I'm highlighting are very important to you. So now it is better, of course, so yeah, it is better to be acted. Yes, drama should be acted. Drama should be acted in front of audience. This is very interesting, ladies and gentlemen. They are the most important point that you have to know. Yeah, so here poetry is almost always written in verse. Remember, I'm telling you the truth. Remember that
This is very interesting. When you are highlighting the difference between these literary genres. Don't forget, please, 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 please. And the one who writes or recites poetry is a poet. Yes, you must know also this one. Who is a poet? So it is a writing which in which words, pictures, sound combine, making special emotional effect or spontaneous overflow. Okay, so even this one you must know it. So when you follow this English TV, everything will be very easy. Literature, continuous sentences, continuous sentences and the paragraphs. This is very interesting too. You must know this. Techniques such as writing novels, for instance, can have the examples novels, newspapers, articles, articles, letters. Okay, yes. Grammatical sentences. Yeah. Grammatical sentences comprises full of grammatical sentences. Okay. Grammatical sentences. There is a paragraphs. There are paragraphs. Sorry, not there is a paragraphs, but there are paragraphs. So this English is not our mother tongue. That's why sometimes we make some mistake, but we learn it through mistakes. Ladies and gentlemen, this is the end of this session. I thank you so much for being with us. Stay in touch because we have many things which are very interesting to you on English TV. Thank you so much. May God bless you. I wish you to be blessed. More blessings. Thank you. Mm-hmm.